bwa mbere ngiye muri studio nibwo bwa mbere nambaye microphone. Wambaye microphone? Bwa mbere nambere. Yes. Wambaye microphone? Ariko bwa mbere nyine nambare la boro mu matwi. Babyita gute? Microphone man. Microphone? Microphone ku telefone man, nimba ari ku telefone. Man, wo byumva ukuntu byumva. Iyo ndimbo yanjye ateyamo. Ujya kuri YouTube ukayisearchinga ateyamo by MG Close. Urayisanisha niya Bruce Melody yo ya 2019. Yitwa? Teyamo. Mu ruhe rurimi? Man, igiswahili bro. Bikaba bisobanura ko kunzi ko igiswahili. Ntabwo Teyamo. Ariko igiswahili urakizi? Igiswahili se man, ndakizi. Azurumara imbino ntazi. Nge ntabwo nshaka gukora ikosa y'uko iri mbikino ntazi. Ufata indimba ya Debeni, man, indimba z'abana bajimo wa mutumva. Ariko man, barababoro indirimbo zabo batangiriyeho bazikumvishije. Mane wanavuga ati muniga nave mu muziki yigendere aje kwingira ibintu by'ibitoki hakurya araza Musanze ahinga ibiraya aho ngaho agenda ahinga ibintu by'ibijumba aho ngaho nibyo bintu ashoboye nyine nuvuga ngo umushyize cyakiboro mu bakita gute microphone yes bamushyize microphone mu gutwi ahita aririmba bigahita bijyana fresh bamushyize avagesho ko bigenda gute bamukubisemo biti muri cya kiboro ikitwa gute microphone iyo mukubisemo sibyo sifite studio bigita in bigita ikungu yes iyo mukubisemo bigita on urumva ni umujyi munini mani ese wowe urenze Bruce Melody none namurenze ujya atasinzira afite igitaramo Musanze freestyle la freestyle buri ninga boro idafite chorus man arya R&B urayizi R&B ndayizi arya ririya jambo rivuga R&B risobanura iki sasa Rwanda urumva national board Yes, Big Towners, mumeze gute ndacheka ko mumeze fresh kabisa. My name is Back T. Tukaba turi kumwe kuri camera za Big Town TV n'umusore hano araza kutubwira byinshi kabisa ariko icyambere na mbere reka nguhe ikaze urimo kurikina Big Town TV kugira ngo bashe gukurikirana izi gahunda maze gahunda nizigenda neza drop your comment down there kugira ngo izi gahunda noneho zibashe kugenda neza cyane. Aka kanya tukaba turi kumwe n'uyu musore hano kuri camera za Big Town TV afite byinshi cyane byo kutubwira ariko reka mbanze muhe ikaze atwibwire tumumenye maze tumenye what is going on. Yeah man. Yo man, nitwa MG Close. Inde? MG Close. MG Close. Yes. Nkora music. Nkaba ni umuntu ukunda gukurikirana ibintu bya entertainment. Kabisa nakiraho mbeshya kabisa. Bandi hafonga. Yeah. Okay. Now ukora music? Cyangwa music bro. Yeah. Uri umuhanzi? Uri umuhanzi. Okay, entertainment yo imeze gute kuyibona gute nk'umuntu ukurikirana music kandi ukurikirana entertainment yo mu Rwanda? Entertainment yo mu Rwanda burangiza ikintu mbivugaho. Ari nk'abantu bakumva nyine ko ari gutambikira cyangwa bakumva ko cyangwa nkabira bita amashyari. Ariko mane ntago ari amashyari. Urumbaje ngo entertainment yo mu Rwanda ari byinshi cyane mba mfite mu mutwe. Mane navuga byinshi bya hatari. Nibyo nshaka noneho uyu munsi ubivuge. Ibyo biboro rero ashamane ko ari strago za danje strago za danje bura nkahanze abari abantu babahanzi sibyo baba bafite talent ariko man kwirira byo kubona support cyangwa nyine umuntu gupushinga imbere man ukagenda ukagwa hasi fresh none gasanga wa mupeti man utafite no kwandika indirimbo ngo aba yayirangiza kaba man wigenda nyine uzamuka hejuru bite na support aho rero niho ahantu usanga ari abantu bari hasi mani wende ibyo bita underground mani underground buriya mujye ari bo bantu mugera mukurikirana hasi wasanga rero abantu bafite ibintu by'Imana bafite ubutumwa mu ndirimbo ariko nye tukubivuga nyine sinzi nyine kuntu wowe ubyumva ariko nibo bantu usanga bafite ikintu bita message bitandukanye n'umuntu uraza ukafata wenda nk'umuhanzi wenda uri up ubu ngubu tuvuga
sibyo umugeranyije n'umwana uri hariya hasi ugende kwihiringa akajya mu cyumba akandika imirongo yiwe akaya studio agakora ingoma yiwe wenda ayikoreye muri studio wenda itazwi man iyo boro yiwe yiyumvishe ukumva wenda nka example ugafata wenda nk'umuhanzi wenda si ukuvuga ko atazi kuririmba wenda reka mbyirefereho ugafata nka Juno simumuzi iyo ufashe nka Juno ugasanga mu petero yari hanze hari mu cyaro hirya man usanga noneho boro yiwe yegeranyije n'iya Juno nk'umuntu uzi music mu matwi uzi kumva se uyu muntu yaranditse cyangwa se atanga message yihe hanzanga man usanga umwana barenze ariko byari byo kubura support nyine ubusanga wapi nagavana ari indirimbo ze arazumva mu matwi yiwe wenda nawe uho mu karadiyo no kumuturanyi wenda ko yabayereje ku bluetooth ariko man kugira ngo azarenga abantu wenda nk'ijana agere ku bantu 200 wapi bibari danger talent turabizi ko ziri underground there ariko aba bashije kubona amazina cyangwa ibikorwa byabo byabashije kugenda imbere bikamenyekana hirya no hino haba harimo ibintu byinshi hari imigisha hari guhasoringa hari talent ariko talent nayo ntabwo wayisiga inyuma kuko ntabwo wapfa kujya guhitinga ari udafite talent nabyo so ntabwo ari underground gusa underground ifite talent ndabizi ariko n'abangaba nabo bafite talent nk'abageze ari nabo bafite talent none reka tugaruke kwanza kuri music yawe tutarajya nakure kwanza tubanze tukumenye muri music yawe ikora gute music yanjye yes man music yanjye kuri inshuro ingi tuvuganye mfite song ebyiri song ebyiri kwa mfite song ebyiri ntago wenda mvuze ngo nizo nanditse zonyine sibyo nagaze zonyine ariko nizo song ebyiri mvuga nizo wenda nibwo ngeze studio niyo ngeze muri studio ishure ebyiri ariko song afite wenda zanditse nyine muri bya iboro byacu batwita ikaye man zishaka zirenze n'ijana ariko no amahirwe nabonye kujya muri studio ishure ebyiri so wowe uriyaminiye nk'umuhanzi yes ushobora guhangana n'abandi bahanzi muri industry yo mu Rwanda cyane kabisa uriyaminiye fresh man bro wenda kubivuga gutya wenda ari nge mbyivugiye wenda ari igihe ushaka kubyumva ukundi ariko wenda wumvishe nka song ishyize hanze ya mbere yanjye ya studio ushaka kuhita wenda ungeranya n'umuhanzi wenda uri ubu ngubu uri nyine high level nyine wenda uzwi ubu ngubu wafata song yanjye ya mbere ukayifatanya niye ya wenda ya 20 yes man wahita wumva nyine ko wenda ibintu mvuga bifite ukuri ufashe song yanjye ya mbere ukayifatanya na Bruce Melody wenda ya 20 akatuvuga gutyo Bruce Melody ntabwo mumuzi turamuzi cyane ajya hanze n'umustar turamuzi cyane yes ufashe song yanjye ya mbere kiza hanze ya studio ntabwo ari kwiyemera man niyo boro ya mbere ngiye nkoze kuva nakandika indirimbo niyo ya mbere ngiye muri studio nyine nibwo bwa mbere ngiye muri studio nibwo bwa mbere yambaye microphone ugafata iyo song yanjye ya mbere ugafatanya niya wambaye microphone bwa mbere na mbere yes wambaye microphone aribwo bwa mbere nyine nambare la boro mu matwi babyita gute microphone man microphone ku telefone man imari ku telefone man wo byumva ukuntu byumva ibyo biboro ndashaka izina ryabyo nyine bwo kutere ntago mvuze kutere sizira amabara mu matwi kutere so byumva nta nibice nari mfite ni umuntu ngiye umuntu agiyeho iwe bwite nabwo rero ngiye mfite talent kugira nyumve nawe byaturutse kuri yarambwiye uzaza uririmbira abana ba home abana ndagenda avuga ati saba abana ba home hari indirimbo nari mfite bwa mbere na mbere yitwa Give Me The Way aba bana se nimba rimbira Give Me The Way barabyumva ndagiye cyaka ikimboro cya kera cya kirisasa n'ibintu biri aho ngaho bari cyo mbakubitira abana nyine mbona barasusurutse umucyarambwiye ati rero ibi bintu nubwo biririmbye ariko twahereye kuva cya tubyumva shaka ibindi bintu uririmba arumva ku buryo nyine umupeti arumva atari ibintu bimuje mu matwi bwa mbere
ndareba nyine mu mirongo nanditse nari narajya studio ndeba mu mirongo nanditse ndavateka mbere imbere kandi kembe nari mfite abapeti nk'abaririmbiye nyine bumva mu matwi yabo nyine bumva nakantu ka vibing fresh umucyara arambwira ati rero so kujya wenda nyiri cyo ngufashe nuko uzagaruka indi shuri ya kabiri umva ukuntu umuntu agenda mana bari struggle ndende. Okay, reka mbwire abantu ikintu uri wambwiye before. Uyu mujyama kugira ngo muhe n'ino interview kugira ngo dukorane yambwiye ngo njyewe ndi umuhanzi wa mbere urenze muri iki gihugu ngo shira hasi ba Bruce Melody ba The Ben ba Christopher bande bose ngo shira hasi. Mpita mubwira ngo noneho nimba wiyemera gutyo reka nkuzane muri kamera hano tubwire uko bimeze nyine utwemeze. Yes. Ngo abo bahanzi bose urabarenze. Abo bahanzi bose rero. Impamvu ko mbarenze. Ntago impamvu ko mbarenze ari ukuvuga ngo wenda nuko ibikorwa byawe byarenze kure cyane. Ahubwo ngiye nuko numvishe ese nakoze iki bwa mbere njya muri studio. Mbigeranya n'ibyo bakoze bwa mbere na mbere bagitangira. Urabyumva fresh. Maze kubigereranya ndavuga ni se ko nkoze indirimbo ya mbere ikaba iri kuri uru rwego. Bari abahanzi ibyo bakoze bwa mbere na mbere bagitangira bimeze gute. Ndabisanisha. Bisanishije mbona nyine ko man abariya babonye support kera bamaze kubona support nyine bagira urwego bageraho. Kuki ngewe ntakora ikintu bwa mbere na mbere kirenze indirimbo yabo ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu ya gatandatu ya karindwi ya munani. Urabyumva fresh. Ikaba none nge iboro nkoze bwa mbere ikabifasha yabo wenda ya 9 ya 10 sibyo? Kuki nazamuka? Urabyumva? Ntago ndi kubyumva neza. Kangura urugero. Indirimbo ngiye nakoze bayita Teyamo. Teyamo ni indirimbo nakoze bayita Teyamo. 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 Bisobanura iki? Teyamo nyene ni ukuvuga ndagukunda fresh. Babivuga gute? Teyamo. Mu ruhe rurimi? Si Giswahili ntago byumvaze. Ni Giswahili? Ni Giswahili. Teyamo ni Giswahili bavuga ngo ni nko kuvuga ni nko kubira umubebe kungukunda fresh. Yeah. Iyo ndirimbo yanjye Teyamo. Ujya kuri YouTube ukayisearchinga Teyamo by MG Close. Urayisanisha niya Bruce Melody yo ya 2019. Wenda umbwira ati iyi ndirimbo yakuntu yumvishe. Misa nyisanisha na Bruce Melody 2019. Sanze wenda ku munzani sinzi ukuntu urabyumva. Sanze yiteyamo uhereyeho bwa mbere. Niyo Bruce Melody yahereyeho. Niyo ubu ngubu agezeho wenda iriya ye na Shaggy. Sibyo? Nubigereranye. Urasanga bisa nkaho bimeze gutya. Yeah. Mu ndirimbo yawe. Ya ariyo yanjye ya mbere. Yitwa Teyamo. Mu ruhe rurimi? Mane Giswahili bro. Bikaba bisobanura ko kunzi ko Giswahili. Ntabwo Teyamo. Teyamo ni Giswahili man. Urabeshe man. Washatse kubigeranya n'ibira by'abahinde igihinde. Ntabwo ari igihinde bro. Teyamo ni Giswahili. Bikaba bisobanura ngo ndagukunda mwana. Wallahi iyo ndirimbo wari yandikiye. Ngiye nijye wayandikiye in studio. Ya, nari mfite ibitekerezo mu mutwe. Ni indirimbo nari iminsi itarenze 10. Ni story va ku mubebe. Mane we nangiye kubirondoga naga ryo twaje nk'uyu munsi. Ariko ni story iri official. Naga ari ibyo kuvuga ngo ni story nyine iri aho ngayo kugenda ngatekereza hirya. Iri official. Ni byanje. Araitsa kwiririmba mukanya tegereza gatoya ngo ni igiswahili yitwa Teyamo. Teyamo ni ijambo ry'igiswahili. Ni ijambo ry'igiswahili. Rivuga ngo ndagukunda. Teyamo rero ariko igiswahili urakizi? Giswahili se makizi zose urubara imbiro ntazi. Nge ntabwo nshaka gukora ikosa cyo kuri imbikiro ntazi. Wenda ngo muraza ngo nyandikira ikintu ngo meta ko nanya ngo genda ngo wa. Sasa igiswahili wacigiye he? Giswahili man yose. Giswahili man home nyine family. Family naba harimo abantu bazi Giswahili. Okay. Kugira ngo ijambo so ninde wakwigishije igiswahili? Ni vie. Ni vie. Ni vie. Vie namubaje se vie Teyamo ubundi ni biki? Ariko se wa mwana we wimbaza Teyamo.
tiyamo ubundi wishakira iki navuga rero tiyamo nta kantu kandi mu gutwi njye numva nyine ko nshaka ukavuga viye arambwira ati tiyamo biramba viye iyo ugeze muri by'inkundo ati ntabwo urakora urashaka iki viye arabanza arambwira ati tiyamo rero ni ibintu urumva by'abantu bakuru urabyumva nawe mpamvu rero ibintu by'abantu bakuru hari ibintu ndi kwandika hari inkuru ndi kwandika namubeshye ko ari inkuru hari inkuru ndi kwandika ariko akantu kitwa tiyamo kanjemo yarambwira ati rero tiyamo ni ibintu bijyanye n'abantu nyine urumva washatse kubica inyuma ambwira ko ari ibintu nyine bijyanye n'abantu bakuru nashaka kubimenya navuga ati rero bimbwiye byaba ari fresh nanjye ibintu ndi kwandika ni inkuru y'abantu bakuru ntabwo ari y'abantu b'abajene bari aho ngaho hasi biyabura ahantu nyine mbeshya arambwira ati tiyamo rero bijyanye n'ibintu by'inkundo bijyanye n'ibintu biri aho ngaho nyine by'abantu b'abadosi arambwira ati nibyo bintu nshaka ubwo rero viye yarambwiye ati tiyamo ni nko kubwira umuntu ko ngukunda barabyumva ngo ni mu Giswahili ngo tiyamo ni ariko njyewe ni vibe yanjemo bijyanye n'iki na melody y'indirimbo yanjye ariko na papa wawe amaze kukwigisha Igiswahili yarambwiye tiyamo urumva ntabwo namubwiye ikintu ushaka kuyikoresha namubwiye ko ariko azi ko nkunda kwandika ibintu by'inkuru ese ko nkunda kwandika ubuntu nyine sinzi ko nabyo by'amadialogue mu gifu wowe waramubeshye nawe ahita akubeshya nawe ahita akubeshya rero wowe wamubeshye iki namubeshye ko ari ibintu nyine by'abantu bakuru ari igitabo ari ibintu ushaka kwandika noneho uhita umubeshya iki namubeshye ko nyine ari abantu ngiye kwiyandikira aho ngaho we yakubeshya iki arambeshya ko nyine ibintu by'abantu bakuru namubwira ntabwo ni iby'abantu bakuru ndiko yandikira ahita agukubita ijambo k'Igiswahili arambwira ati tiyamo rero ni ibintu by'abantu bakuru no kubwira umuntu ko mwemera kumva yarambeshye namubwira ati nanjye nibyo nashakaga nawe ujye kwikorera bimbwiye ubwo nabita ahantu mpita nandika jya kubibaza umuntu nyine wize Igiswahili tiyamo bisobanuye iki munambwe atera tiyamo ubundi yabisobanura inshuro 3 tiyamo ni nko kubwira umuntu ati ndagukunda abimbwa nyine mu Giswahili mu bintu byinshi cyane naye nawe aterekera ijambo ariko mpamvu ni nashaka tiyamo songe man kwandika indirimbo ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ugende wandike reka abantu bazi Igiswahili batubwire tiyamo ngo ni ndagukunda ni mu Giswahili urumva nahise mvuga ati se tiyamo urumva nanze kwandika indirimbo yanjye namenya ubusobanuro bwayo ndavuga rero tiyamo wese ukora ubushakashatsi neza ukoze ubushakashatsi hirya no hino baza abantu benze 3 rambwira ati rero tiyamo ni gutya baza producer wanjye nawe se producer iri jambo rero mwumvisha song ndavuga indirimbo nanditse gutya nawe waramubajije tiyamo namubajije nawe indirimbo nanditse gutya maze kuyandika ariko iri jambo ryakomeje kunzamo fresh iri jambo ni gute umuntu atarikoresha producer arambwira ati rero tiyamo numva sound ukuntu indirimbo rivibinga melody yayo tiyamo ivuyemo indirimbo yapfa ngo shiramo tiyamo ikubitemo tiyamo none ibintu ririmba ni ibintu wanditse numva ari ibintu wanditse shiramo tiyamo numva kwishiramo ndabizi ibintu bizapfa none sasa iyo tiyamo irenze ba The Ben kuntu igihe batangiraga muri icyo kintu cyo ushaka kubwira bagiti reka nkubwire ndabizi nawe uri umuntu nta nubwo abantu bakuzi benshi cyane batakuzi ni bake sibyo fata The Ben wa 2017 si yarari mu muziki cyane rwose no fata tiyamo yanjye ya 2020 na kangahe na 4 ufata indirimbo ya The Ben mana indirimbo z'abajimo wa mutumva ariko mana barababoro indirimbo zabo batangiriyeho bazikumvishije mana we wanavuga ati muniga nave mu muziki yigendere aje kwingira ibintu by'ibitoki hakurya araza Musanze ahinga ibiraya aho ngaho agenda ahinga ibintu by'ibijumba aho ngaho nibyo bintu ashoboye mana reka dufate basi abatangiye vuba kubabona dufate abatangiye vuba shaka umuhanzi wo uzi nka Juno Kizigenza aririmba y'ipapa wari umuzo ntabwo nari muzi ari indirimbo afite yigeze akora
nimba twabyita nka remix yari ingande sindi kwibuka indirimbo yitwaga remix yari remix ariko ni indirimbo yakoze y'umuhanzi wo mu Ruganda yari iki mu Kinyarwanda yari iki man nimba si cyongereza man remix man nimba remix ni remix nibyo ngibyo ariko ntabwo wabyishe nyine nibyo ngibyo nshaka kuvuga icyongereza cy'abazungu ariko nanjye ntabwo nagusetse man ndi Jona Kizigeza akiga umuziki nimba wenda warakurikiranye bira bintu byiwe ari ndimbeza bona we nimbaga ntabwo yarimbaga bira imbora rimbo bungu yarimbaga hip hop sibyo hagira abantu bajya muri comment nimba bazi nimba ya Jona Kizigeza atangiriyeho bambwira ari iyi atari ajya kwa Bruce yari migisi man yari indirimbo ni umuhanzi yasubiyemo yo mu Uganda nuko nari kumuzana fresh mu moto ariko yarimbye muri hip hop so ufashiye iyo ngiyo ya mbere ni kubwira noneho indirimbo yaririmbye noneho umve ko yakopeye katubivuga gutyo kopera ntabwo bize se school kopera ni kubona umuntu yanditse ikintu haje undi ninde Melody ni wacera ndashaka bavuga ndaje n'umugwaye naje mujyeho n'abakishizi bose ndabafite Keniso aba nabungu banje urumva noneho katuba tuvuge kuri Juno Juno ufashe indirimbo ya mbere yanditse yahereye wajya studio ni nk'ukuntu umuntu akubwira ngo fata indirimbo Bruce Melody dufate wenda indirimbo yitwa ngo funga macho nkakora isubiranye munashage uyihindurira ikizina wenda uyite ngo wenda uyite se gutima uyite wenda funga macho wenda uyite funga macho nimba nuko nasi ikintu bisano uyite funga umuntu uburimba mu Kinyarwanda byakunanira se kurimba ibintu umuntu aririmba ukabikira mu rundi rurimi ntabwo byakunanira ntabwo byakunanira none urashifashe Jona Kizigeza ukafata ahantu yahereye we nimba ya mbere yamenyekanye yewe ntabwo yamenyekanye cyane ariko ngenda yize bane tuvuga ukiyumva bwa mbere mu matwi tuvuga ati rero umupeti nagenda agiye kwingira ibijumba mu cyaro agenda ahinga amasaka agenda ahinga ibintu by'ibijumba aho ngaho nta kintu kirashoboye ariko ibyo nakubwiraga bya management yibonye umuntu gupushinga imbere bane nta kintu utakora habe na kimwe undi ninde kabana tujye kuri Kenisoro Kenisoro muramwibuka akirimba muri la groupe bita Yemba Voice si nago mwibuka se wari umuzi se wende ho wari umuzi reka wende nkufeho na wundi muntu ari umuzi hano muri Yemba Voice nta nubwo twumvaga izina ryiwe twumvaga nyine bya Yemba Voice twumva barabaniga baririmbanaga ariko umuntu twa Kenny yari umuntu uri aho ngaho hirya sibyo yari umuntu uri aho ngaho man kugira wumve ko ari Kenny w'ubu ngubu byaturuka kuri fata indirimbo yo muri Yemba Voice nimba Yemba Voice uyihereza umwana uri kumva umuziki w'ubu ngubu ndarakubwira ko Kenisoro atamuzi muri iyo ndirimbo ngana ngira impamvu yarazi kuririmba kuva agita ntabwo mvuze katabizi ahubwo se ni gute atamenyekanaga none sasa nje ndimo kwibaza ahantu wowe urenze abo ngabo bose uri kuvuga impamvu romba renze ibazo no mupeti ngengo zindimbo ya mbere ni imwe ifashe urwego rw'iya Kenisoro y'ishuro ya 30 se ntabwo uri kubyumva nose ni gute nahereye handi Kenisoro yahereye utaramumenya ariko noneho ahantu tugeze nje ndashaka kumva yawe noneho iyanze hariya yitwa bayita Teyamo yitwa Teyamo niyo dushaka kumva noneho tuze dukomparinga nabo ngabo bose maze kuvuga amazina yabo ntabwo ari nje uri bujyaginge abarimo gukurikirana nibo bari butubwire ngo none uyu nguyu ararenze cyangwa nibyo mbashaka ikintu ushaka nuko nguririmba kuri Teyamo ririmba Teyamo okay ngo bisobanura sirabivuze bro ongera ubisobanura ndagukunda mu ruhe rurimi Kiswahili man sawa tugende yes iyo mbonye uri flex ndapapa usigaye uri friend wa daddy my baby nakupenda sugutera siasa mimi nawe naguhendwa nibigira umupaka niwe nkunze urukundo rwishaza baby nyemerera
twigumanire baby te amo ni wowe nshaka kundebera baby te amo ni ugenda urandebera ntuzatume ndegreta mana ntabwo ubyumva ubyumvishe gute babazi ubyumvishe gute ararenze se iyo tiyamo arenze bandi yavuze be honest yes no bisobanura iki nagabarenze okay kuririmba nawe arabizi ariko icyo ndi kwanga no kuvuga ngo arabarenze numvishe agifite ibintu byinshi byo gukora kwijwi murakoze ngo ntago barenze rwose umufana hano yagushize hasi studio urahazi studio muri studio na hano irahari iyo umuhanzi agiye muri studio bigenda gute aririmba rimwe kuririmba rimwe gute nyine ni ukuvuga ngo umushyize cya kiboro mu bakita gute microphone yes bamushyize microphone mu gutwi ahita aririmba bigahita bigenda fresh bamushyimo avagesha ukuri bigenda gute bamukubisemo beat muri cya kiboro cyitwa gute microphone iyo mukubisemo sibyo sifite studio bigita in bigita ikungu yes iyo mukubisemo bigita urumva ni umujyi munini mani iyo mukubisemo iki microphone jereka ni bo mwandira je studio sawa wamukubise iki microphone none mukubise cya kiboro nyine bambara gutya nicyo ngicyo iki mukubisamo bigenda gute ngira nk'umuntu umuhanzi munini wakoreye warakimukubise ahita aririmba ngo shizi rawundi nimba ari shizi rawundi nimba ari iki byangenze gute yasubiyemo kangahe itonde yasubiyemo kangahe wowe wasubiyemo kangahe nyine nta nubwo nasubiyemo nyine nibyo mubaza none se izo headphone urazambaye wowe nawe byibaze nazo nambaye icyo kibi none njye ndi kuririmba ibintu noneho reka nkubwire iyo umuntu ari umuhanga iyo kuririmba nyine ari umuhanga amaze kwimetiriza ahantu aririmba neza ni gutyo umeze nta instrument n'imwe ihari nibwo aririmba neza kurusha uko washyize muri biriya byuma by'abazungu kurusha uko wambaye mikrofone mu gutwi ejo Platino ntabwo umuzi ajya gutegura cya gitaramo byagenze gute ntabwo bize kambigusobanurira bimbwiye agiye kwitevuza aravuga ati ngende mu myitozo ari imyitozo se ngiye mwamaye kuki wese atacecetse ngo agenda aryamye none wowe watubwiye ko urenze kandi waje ubizi neza ko uje mu kiganiro wagombaga kuza rero iyo myitozo wayikoze ukavuga uti ngewe abantu ndenze ngiye kubakubitira bye cyo wako ndenze nta myitozo nakoze none se ukaba wumva wari ujudging ubuhanga bwawe gute ibindimo noza ndayakora imyitozo y'ibintu njya bindimo none se reka nkubaze gato ukaba wumva abantu bari buze kujudginga wowe gute nabo bahanzi bose bandi wavuze nabo turabumva iyo bari gukora kandi bo baguhenda ubwenge baza bakoze imyitozo nibwo bwenge wowe waje nta myitozo wakoze nibwo barusha noneho nawe uzabatumira ubatunguye uzanga Bruce Melody umutunguye ngo mani ngo urabona ngo naranjye kwako cigaye ngurabo azaza Bruce Melody ntabwo azaza mbabarira azaza no mu nzozi yaririmba azaza iyo afite igitaramo i Musanze bigenda gute uwo munsi araryama se none se waje gukora ikiganiro bigusumbuye byari bigutunguye ese wowe urenze Bruce Melody noneho namurenze kuko aratasinzira afite igitaramo i Musanze ngo iki ntabwo ajya asinzira uzamubaze gute yafite igitaramo i Musanze ntabwo asinzira kubera iki arara mu bya biboro byabo biba biri mu matwi yabo ntabwo ajya aryamuriye aba yitoza ngenda haza agahita mbakubitira aho ngaho babwira ati mugende musesengura inyuma no freestyle urayizi dukubitire freestyle noneho twumve noneho
umuhanzi urenze bose bo mu Rwanda baririmbira ku ndirimbo zanjye izo ushaka freestyle ntabwo njyashishuka freestyle yes freestyle urayizi ariko ndayizi man freestyle ni iki freestyle ubundi freestyle no kurimba agace akantu nk'akantu gato mu ndirimbo yawe iyo niyo bita freestyle okay akapera cyangwa se akapera yo ni iki akapera ni freestyle ni ibintu by'abantu barimba hip hop bakaririmba nose ntabwo unyumva umuntu yasohoye isonge kuri YouTube ngo freestyle ngo bayi ngo wenda ziyo trap sasa iyo freestyle iyo freestyle rero kanyimusobanurira iyo freestyle ni iki mujye munavuga ibintu abantu mu basobanurira utazi umuziki mu mugito freestyle ngo kubite ibintu ngo by'agapera ngo nurangiza ngo muvanga freestyle ra freestyle buri nka boro idafite chorus man boro idafite chorus ni iki irembwa n'abantu baba hip hop n'ubimbaza ko ngende ndirimba afrobeat aho imbaza ngo agapera ni iki agapera ni iki none agapera burya rero ikintu ni verse igize imwe mu ndirimbo yawe verse imwe igize mu iri nyine ni nka verse iri mu ndirimbo yawe bayita akapera verse irimo freestyle leta ugatugenda urebe ba pifura sebyo ureba girinipi urabo basaza bafuye amanu urebe bane nabande nibo bazi bya freestyle nge ntabyo nzi no urambaza freestyle nge ndimba hip hop ariko freestyle ni iki nk'umuntu uzi nyine freestyle ni ni nk'igitero nyine cyawe nyine uragenda ukubita ngaho vase yawe uragenda ukayikubitira abantu bakishima no urambaza freestyle wambaje akapera cyo kambwira ngo sinzi ubundi buryo kora freestyle gatoya noneho tukashaka kumva freestyle rero mu ndirimbo yawe ndimba afrobeat freestyle ndashaka freestyle sibyo yes iyo mbonye uri flex nda papa tarala usigaye uri friend wa daddy tarara nakupenda sugutera siasa mimi nawe naguhendwa nirugira umupaka niwankunze urukundo rwishaza baby nyemerera twigumanire ni freestyle man iyo ni freestyle akapera noneho agapera rero bageti nawe urarushye agapera gusa indirimbo ndayirangiza agapera freestyle nagusabye freestyle biri mu ndirimbo imwe noneho akapera noneho akapera warangije freestyle ndashaka akapera akapera noneho baby teyamo ni wowe nshaka kundebera baby teyamo niyo ngendura ndebera ntuzatume ndegreta sinzatumuregreta ntuzatume ndegreta sinzatumuregreta so iyo ngiyo ni akapera ya indi ya mbere ni freestyle so itandukano rya freestyle na akapera ni irihe freestyle rero ni indirimbo aririmba itarazamo chorus njyamani ko mbyumva agapera ntago njya kubeshya abantu akapera no kurimba igice cy'indirimbo yawe ntago byumva se wenda muri abo akapera kubita vase itari muri chorus nicyo ngiye nuko mbyumva arya R&B urayizi R&B urayizi ariko ntago ariyo ndirimbo urayizi ariko uyizi gute R&B R&B buriya baba ari isonge ibidafite ibikabyo byinshi idafite ibikabyo byinshi iyo ni y'abantu bipfusha ukuntu sibyo reka ngo urugero Meddy ntabwo muzi ndamuzi hari indirimbo afite bita igipimo cya R&B ariko R&B ni indirimbo ushaka kurimbira umubebi mana akaba yarira iyo ni R&B ibirimo amarangamutima menshi cyane ariko R&B urayizi ndayizi bro neza cyane R&B urayizi ndayizi ko ntabwo ariyo ndirimbo utaza kumbwira ngo nyiririmbe ntabwo ngiye kukubwira ngo nyiririmbe harya ririya jambo rivuga R&B risobanura iki R&B
bagita ushaka nsebase oya ntabwo nshaka guseba abantu uzanye ibyana byo muri science man oya ntabwo ari science nyine wambwiye ngo urayizi ushaka nyine kusobanura ijambo kuri ni ngo ara ubwo ara ni Rwanda none RNB ubwo nyine ni ibintu nyine bibiri aho ngaho bijyanye nyine na nationale nyine biri aho ngaho by'ibijyanye n'igihugu Rwanda nationale tugeze kuri B ubwo binye ni body aho ngaho body none ni gusobanura se ndagira ngo sinsobanura ijambo kuri RNB nyine sasa Rwanda urumva nationale body iyo ni RNB no turaza kumbaza ibintu ngiye ntazi wowe mbaza ibyo nkora ariko nabyo ntabwo nshaka kuvuga ngo nabyo Afrobeat none ni iki Afrobeat Africa se naguyizi Africa ndayizi Africa sibyo Fro nyine ni fro nyine no gukubita fro nyine zaraho ngaho bakubitira abantu bakishima nose beat ntago mvanya kubisambiza ama ya beat yawe nibyo bya beat nyine biraho ngaho bikaba byarangiye birarangiye noneho harya ndirimbo yawe irenze babandi bose yitwa Teyamo by MG Close Teyamo by MG Close ubundi kijya kuri YouTube andikamo Teyamo niba utazi kwandika Teyamo rero andika Teyamo ifatanye andika ta na sigama kandi wandika a na ma na o Teyamo abantu benshi bari iryo jambo ntabwo ryo bashaka kubyandika nanjye barya ryabuze kuncanga mbajeviye aviye abambwiye ikintu bisobanuye ntiyambwiye ukuntu baryandika barabyanditse narikiriye umuntu kandi wambwiye ngo igiswahili urakizi itonde ndakivukiyemo se ikinyarwanda nacyo ndakizi ntabwo wambwira ngo gusaba ibiryo babyita gute simbimenye ariko ndakizi ariko se kucyandika narakizi ntabwo mbwira ngo njya kumenya ukuntu bandika Teyamo abashije umuntu aseteyamo bisobanukira arabimbwira ni kwandika none njye mba afite ikaye nandikamo ntabwo njya muri studio ngo ngende ngo mvuge ibigambo binjemo oya ndandika ese niba ashaka gukora songe nivuze kuki sibyo ese nibivuze kuki umuntu urayumva arumva mu buye butumwa bitarukana byaba abandi bajya muri studio akahita kubita ibintu aho ngaho ntabwo azi ikintu bisobanuye njye mpita nandika bati nuzabyumva zumva icyo bisobanuye promoting song yawe Teyamo yawe twite tunasoza song yanjye ariko wabesha abantu ngo niwe wa mbere mu Rwanda ni njyewe ahubwo ufite icyo mbaza wambaza ati kuki wavuze ko ari wowe wa mbere nagusobanurira rose ndagusobanura gute utambajije wowe mbaza icyo ushaka nanjye nkubwire icyo mfite ni gute uri wa mbere ni gute ndi uwa mbere impamvu ugiye mvuga ko ndi uwa mbere nuko nimba umuntu akoze song ya mbere 2024 bakaba bayisanisha na song y'umuhanzi uzwi ubu ngubu umaze imyaka 10 umaze imyaka 10 mu muziki 12 bakayisanisha na song ye yo muri uwo mwaka ni gute urambwira ko narenze yatari nawe nsubize ni gute urambwira ko narenze oya urarenze rwose urarenze ariko comment zaza kutubwira neza nabo comment nabo bazagenda bajya kuri YouTube bashaka song yanjye imaze umunsi umwe barebe comment ziriho ura comment ni ikintu ubutavuganya n'abantu kuko umuntu gutera comment ntabwo umuzi niba umuntu wa mbere akubwira ati song ni fresh uwa 70 wakubwira ati song ni fresh uwijana akubwira ati song ni fresh ni gute uzava kurenza shangaho biba ari fresh sawa ngo cyano yitwa gute cyano bayita MG Close official umuhanzi yitwa MG Close harya bisobanuye MG Close MG Close rero ni izina ryanjye nta mazina yanjye bwite nisiko n'ababyeyi ba M ifite ubusobanuro none iriya G mvuga ntago ari G ya ja ni age nimba sinzi ukuntu bayivuga ga MG G si ni M na G ariko bagati G ya ga na G ya ja babitandukanya gute we banza umbwire kwanza ubyumva gute G ya ga ni G ahubwo ikintu ntamenya ahubwo G ya ja yo bayita gute G ya ja bayita gute nyine we mbwira no numva kandi mubajije G ya ja ni G ya ga no G ya ja G hari G ya ja G ese age hari G ya ja ibaho sound bayita gute we banza umbwire hari G ya ja A B C D F G iyi ngiyi nakangaye mbize
G ni yakanga ni ga cyangwa ni ja nabibonye ja bayita gute mu cyongereza nyine tubwire kandi ngubajije wese ntabwo ubizi kandi ari izina ryawe oya ntabwo njya urimo kumbaza izina ryawe nkoresha G ya ga ahubwo none mbwira G ya ja bayita gute G ya ja ntabwo ibaho ntugisubize G ya ja ntabwo ubwo wize nira alphabet z'ikinyarwanda hari G ya ja bayita gute G ya ja nyina mbwira alphabet zigize icyongereza uvuge zibuzima Just neka tuvuge just tuvuge na God birasobanutse sobanurira God na ariko warize njye narize man reka tugende basi mu cyongereza A B C D reka tugende bivuge byose tuhite tumva A B C D F G iyo G yezo ni F F ko ari ebyiri A B C D F G ntabwo bibona hari ikindi wibagiwe ari ntacyo man sound sasa ya indi ya ja niyo dushaka komeza mpaka ugere kuri ya uza kubyandika muri screen we komeza ugere kuri ya ja kuri G ya ja A B C D F akurikira ikiranga akurikira iki kuri F akurikira iki kwagiye kandi ari uri kuvuga G sigikurikiraho iyo G ni ga sibyo rata nono iyo ga iri tubenye ko yitwa G nono mbwira ijambo ja wowe ugiye kuvuga ntabwo nabigera ugeze ku ya nyuma ya nyuma ni Z ya nyuma ni Z na za U izo nizo nzi ariko none raporo ya ja nyine bivuge twumve unuyigera kuri A B C D F E F G H G nabibonye okay boss thank you so much ariko genda ukore kanuza kadevoir koko kadevoir uzagakore kadevoir uko neza n'ibintu nizo bisanishe nibyo kwasanga n'ubundi natsinze uzafata G ya ja ntabwo yakunaniye G ya ja nanjye yananiye ntayo nzi rwose thank you so much harya izina ni MG Close ariko yari gusobanura Close Close rero MG Close M kabone bisobanuye yimbitse M ubwo ni ma mushinzi imana G none yandi navugaga urumva man sinitwa Claude ndika mushinzi imana Jean Claude bagiti ubwo ntabwo Jean Claude bakoresha iriya G no uvango nabaga muri nuza nabaga mu itsinda yitwa Just Unity ntabwo kubyumva none nge ndivuyemo ndavuga ati ni gute narefa yitwaga gute Just Unity Just Unity Boys mwamani hari ikintu mwashatse kubivuga umuziki nawo utangiye kera ariko ni mani boro sasa wari urimo kudusobanurira G ya ja izina ryawe harya ni G Cross MG Cross no rero ngenda koresha M harya ni mushima imana ni ma isanzwe mushinzi imana none iriya ga impamvu nakoresheje ga iriya ga buriya nagiraga n'undi musani bamwitaga LG none nge nkitwa MG ntabwo ko ibyo bifite G none amana umubire yakoresheje iriya G ya ga ndavuga nese ko nashaka koresha ino G ya ja sibwo ntabwo byumva sasa G ya ja ntabwo byumva zi G ya ja hanga wangurishije mani fata andika ga yivuge mu cyongereza bayita gute ga G no mbwira ja bayita gute mu cyongereza bayita J kaho rero uze simba sinzi nagutsinda se noza nkabitandukanye ngurambiye ngo G ya ga bayita G so wowe izina ryawe ni MG ama MJ managa MG Close ni isanzwe nibyo gufunga za bya bindi bo wumva ntabwo ari G ya ja wowe ntabwo ari G ya ja ni G nyine isanzwe ya ga okay ahangaho nabisobanukiwe G ya ja
Gia jana nayimenye Gia jana nayimenye ko ari Jay umuntu miliyoni ebyiri amubwira n'ikibanza cyanjye ukijyana iriya Close se yavuye muri Tom Close rero urumva nikoga MG Close undi akitwa LG Close twashakaga Tom akitwa Tom Close Tom Close nyine yandebeyeho nuko nari mfite imyaka muri 7 narabaye umusanura aho ngaho sinzi ukuntu agakubisa aho ngaho ku mbuga nkoranyambaga numva ngo Tom Close none uko nanze ka Close ari yanjye ariko none ngumva ngo nari nundi ko ngo Ruda Close nimba Ruda Close wo muri Amerika ndavuga ati ibi staff nako byazamira Tom Close navuga ati gusina rya uri gumana mpita nanjye nitwa MG Close turi babiri mu gihugu ngaro no nambwira ndi musani kwa ufite Close mumbwire ufite Close hano mu Rwanda ni MG Close niwe number 1 nawe urakoze cyane ubwo Tom Close urumva hana arakurikira number 2 nibyo ngibyo nta undi nawe ajye Close bisobanura iki Close Baraman Close ni nko gufunga tu gufunga reka dufunga ikiganiro none urumva izina ryo ndivuze twanagifunga turete tunagifunga hangaho tunagifunga niyo tugifunga aho ngaho aya basi MG Close Giyaga whatever Giyaga thank you so much until next time man ciao